Ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikiye mbifuriza amahoro y'Imana. Ndabasuhuje mwebwe abari mu bihugu bitandukanye bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ni umwizerwa Dorofe ubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Dukomeje kuganira ku mateka y'indirimbo dukoresha kenshi mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, zikunze gukoreshwa cyane mu materaniro ndetse no mu masengesho. Rero nifuje ko dukomeza kumenya amateka y'uburyo zahanzwe ndetse n'abazitugejejeho, kuko bigaragara ko zifite amateka maremare n'indirimbo zimaze igihe kinini, ariko kandi tukizikunze ndetse tuzikoresha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane abasengera mu matorero ya Giporoso. Reka rero iyo tuvuze amatorero ya Giporoso tuba tuvuzemo abangirikani, haba harimo metodiste libre, haba harimo ADPR, harimo abapresbyterienne, ababatista ndetse n'andi matorero atandukanye akoresha n'ubundi iki gitabo, yifashisha indirimbo zirimo zitandukanye. Reka rero tubanze twiragize Imana, hanyuma tugaruke n'ubundi tuganira ku ndirimbo turi buvugeho uyu munsi. Uwiteka Mana nyir'ingabo, turagushimye, tugushimiye ko waturinze, udushyigikire ibyo tugiye kuganiraho, kandi ijambo ryawe Mwami rirusheho kushora imizi mu mitima yacu, dukomeze kuba inzu y'Umwuka Wera, dutegura ubugingo bwacu kuza kubona iteka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ndirimbo y'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana, akomeza avuga ngo mfite umuntu umvugira. Reka rero tubanze turirimbe. Mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, byantumbira mu ijuru. Ndebayo umukiza wanjye wabikuyeho rwose, kera yarampongereye, nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, kuko adapfa singipfuye, jye na Yesu turumwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Irimo amagambo meza cyane agaragaza ko dufite umuntu utuvugira imbere y'Imana. Iyi ndirimbo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, iri mu gice cyitwa indirimbo zo guhamya cyangwa se témoignage mu rurimi rw'igifaransa. Mu cyongereza yitwa ngo before the throne of God above. Before the throne of God above.
imbere y'intebe y'Imana mu ijuru, niko umuntu yabivuga. Rero ni indirimbo n'ubundi igaragara mu bitabo bitandukanye, mu Cyongereza, mu Kirundi, mu Gifaransa, hose igiye ihari. Ni indirimbo nyine igaragara ko iba yatugezeho ariko n'abandi bayifite. Hanyuma uwayihimbye ninde rero? Iyi ndirimbo yahimbwe n'umudamu witwa Liz Smith Charity, cyangwa se Charity Liz Smith, niwe wayanditse, ayandika mu mwaka w'1863. Ku mateka yaranze uyu muhimbyi watugejeho indirimbo, yari umugore wasengeraga n'ubundi mu itorero rya Anglikani, bivuga ngo ni itorero ry'Ubwongereza, nk'uko twagiye tubivuga muri video zibanza, aho twababwiye ko itorero Anglikani dufite mu Rwanda n'ubundi mu magambo y'Icyongereza bivuga ngo ni Church of England, cyangwa se idini ry'Ubwongereza. Rero uyu Charity Liz Smith yavutse ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1841, avukira hitwa Bromfield, aho ni muri Ireland, Republic of Ireland, kuko hari Ireland imwe igize intara zigize Ubwongereza, ariko hakaba na leta yitwa Ireland. Rero atabaruka ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1923. Yari atuye ahitwa Auckland muri leta ya California, niho yari yaragiye gutura, yaravuye muri Ireland. Yatabarutse afite imyaka 81. urumva yari yarahagijwe uburame rwose, imyaka 80 kugeza uyu munsi, kugira ngo umuntu azayegeze, ni Imana iba yamutije ubuzima, kandi byose ni Imana n'ubundi ibigenga. Rero yari afite ababyeyi b'Abakristo n'ubundi, kuko ise we yari umupasiteri, ari Reverend Dr. George Sidney Smith, niwe wari umubyeyi we w'umugabo. Hanyuma na mama we yari Charlotte Liz, niwe abo bari ababyeyi be, nabo bari Abakristo mu itorero rya Anglikani. Ise kandi urumva yari umukristo, kandi saho gusa kuko yari Reverend, yari n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, ndetse yari yarahawe n'umwanya wo kujya kwigisha ijambo ry'Imana muri Trinity College of Dublin, ukuvuga ni Trinity College of Dublin. Dublin n'umurwa mukuru w'iriya leta ya Ireland. Urumva ko rero yakuriye mu muryango n'ubundi w'Abakristo, hanyuma nawe bimubera nk'umurage abikomerezamo. Hanyuma Charity Liz yashakanye n'uwitwa Arthur Edward Bancroft, bashakanye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 mu 1869. Hanyuma bamaze gushakana baje kwimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika. We n'umugabo we bagezeho mu 1877. uyu mugabo we umwuga we yari umusirikare, niwe bashakanye. Hanyuma yaje gupfusha uyu mugabo witwa Arthur Edward Bancroft, yarapfuye. Hanyuma bituma n'ubundi aza gushaka umugabo wa kabiri, kuko urumva yari akiri muto. Hanyuma aza gushakana n'uwitwa Edmund Paxson, niwe bashakanye. Yari umuganga ariko yarize ibyo kubaga, uyu Edmund Paxson. Nyuma noneho uyu mugabo we yagize uburwayi, yari afite uburwayi mbese ni uburwayi bwo mu mutwe birenze cyane, kugeza ubwo yagaragazaga ndetse no gushaka umugira nabi mu buzima. Nyine urumva yabaye mu buzima bushaririye. uyu mudamu yashatse umugabo wa mbere, yarapfakaye, ashatse uwa kabiri nawe ntibibyoroshye, afite uburwayi bwo mu mutwe. Noneho biza gutuma mu mwaka w'1891 ashaka undi mugabo wa gatatu, bitewe n'uko uriya we byaranze nyine ntago bamaranye igihe, bwa busharire bw'ubuzima bwo kutabana. Urumva umuntu yari afite uburwayi ndetse agashaka no kubugira nabi, bituma batandukana. Aza gushaka umugabo wa gatatu witwa Frank Dishini. Hanyuma rero bakomeza rero umurimo noneho w'ivuga butumwa. Nababwiye ko yari yarimukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika, bakomeza umurimo w'ivuga butumwa. By'umwihariko Charity yakomeje we umurimo wo kujya kuvuga ubutumwa mu magereza, yabaye prison minister, nubango yakoze ibwiriza butumwa mu magereza. Si ibi gusa yakoze, kuko yabaye n'umusizi n'ubundi.
aya rero aba ari amateka yaranze umuntu kugira ngo tumenye mbese ubundi yari muntu ki, yakoraga iki, ariko kandi by'umwihariko tukaza kugaruka ni impamvu ki noneho yarinze kwandika iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo yitwa Mu Ijuru Imbere y'Imana, afite umuntu uvugira. Twabonye ko mu rurimi rw'icyongereza yitwa ngo Before the Throne of God Above. Iyi ndirimbo yayanditse ashingiye ku ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo, igice cyaho cya 4 ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Urumva yari yarakuriye n'ubundi ahantu basenga, azi Bibiliya, ariko kandi ari n'umuhanzi. Hanyuma noneho aza gushingira ku magambo ari ahangaha mu rwandiko rw'abaheburayo, igice cyaho cya 4 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16. Reka dusome aya magambo n'ubundi mwumve message ihari. Urwandiko rwandikiwe abaheburayo, igice cya 4 umurongo wa 14, ku murongo wa 14 handitse ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. 15 kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero, aho ni ku murongo wa 16, nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Haleluya. Aya ni amagambo yashingiyeho arangije ahimba iyi ndirimbo yitwa ngo Mu Ijuru Imbere y'Imana. Ngo yashaka kwerekana imbaraga Kristo akoresha ngo asabire abamwizera. Muri make muri rw'icyongereza bavuga ngo the power of Christ's intercession for believers. Bavuga ngo intercession nko gusenga ni uburyo Kristo asabira abantu bamwizera, kuko niwe mutambyi mukuru n'ubundi nk'uko tubisomye muri aya magambo. Ku murongo wa 15 by'umwihariko rero ngo yarababaye nawe azi uburyo agomba kudusabira, ariko kandi we mu kubabara kwe, mu kwihangana kwe, ngo ntabwo yigeze akora icyaha. Nibyo byaranze Kristo akiri mu isi. Ubwo nibwo buzima rero asabira n'abamwizera, avuga ngo abamwizera bakwiye kwihanganira ibigeragezo kugeza ubwo bagomba kwirinda icyaha, bakarwana nacyo kugeza ubwo n'ubundi bambara imbaraga zituma bahora banesha Imana n'idushoboza n'ubundi. Nuko rero tugarutse kuri iyi ndirimbo, amagambo yayo arimo n'amagambo agaragaza ko ari ibyiringiro n'ubundi yagaragazaga mu kubishyira kuri Kristo nk'umwizeye mu butabazi. Ni nabwo kandi biri koko. Kristo niwe udusabira ku Mana, niwe n'ubundi waje kutwitangira, amenya n'ubundi urukundo dukunda kuko turabageni be nawe akaha umukwe. Rero ntabwo wabura gusabira n'ubundi umugeni ahazataha ngo amenyere neza, gazaze ameze neza ajya kwa sebukwe. Rero urumva ni umukwe, natwe tukaba bageni. Ku gitero cya mbere avuga ngo Mu Ijuru Imbere y'Imana, mfite umuntu umvugira. Haleluya. Nibyo koko uyu muntu tuvugira ni umukuru w'abatambyi. Niyo magambo twasomye ari amaheburayo agaragaza ko ari umutambyi mukuru, umukuru wa bose, ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Uwo Rukundo rero ni Yesu Kristo. Akomeza avuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ngo ubwo avugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Kristo ni Rukundo. Satani imbaraga zose yakoresha ntabwo yadupfupfunura mu biganza bya Kristo watwitangiye. Twe dusabwa gusa gukiranuka kugira ngo akomeze atuvugire n'ubundi adafite ikibazo kuri twe, ahubwo dufitanye ubumwe. Ku gitero cya kabiri bavuga ngo Satani iyo anyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, njya ntumbira mu ijuru ngo ndebayo umukiza wanjye wabikuyeho byose. Hari ubwo Satani ajya azana ibirego byinshi akabyerekana ngo atwihebeshe, ariko amenya aho ducumurira, ariko ntashobora kumenya ahantu dukirizwa, ntamenya aho twerezwa kuko we ntahagera. Mu isi niho twandurira, tukiri mu buzima, tukiri mu mubiri. Nibyo Paulo yavuze ngo iyo ndi mu mubiri, iyo ndi muri kamere hari ukuntu nanjye mba niyumva ko nakishijwe bugufi, ariko iyo ndi mu mwuka mbasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Uko rero niko Satani
ashobora kumenya aho twacumuriye kuko agira uruhare mu kutwanduza, ariko ntamenya aho twerezwa, ntamenya aho dukurirwaho imyanda aba yadushyizeho. Rero ntakatwihebeshe kuko dutumbiriye mu ijuru, umukiza wacu abasha kubikuraho byose, maze ubundi akatweza akadutunganya, kuko niba dutangiye impongano y'amaraso ye, kandi ayo maraso n'uyu munsi aracyakora. Ku gitero cya gatatu aravuga ngo Uwiteka umucamanza amonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranutse. Haleluya. Ni byiza ko Imana itubonera mu maraso y'umwana wayo, kandi ayo maraso aminjagiwe ku bugingo bwacu aratweza akadutunganya, tugahora twera, bigatuma n'ubundi duhora dukiranutse, tukitegura urugendo kuzarusoza neza, turutegura neza kugira ngo iherezo ryacu rizabe ryiza. Nimureke rero twifuze ko mu gihe Satani yatwanduje ntitugatindana umwanda, amaraso ya Kristo ahari kugira ngo atweze, kandi niwe muvugizi wacu mukuru. Rero ubundi umuntu uzarimbuka ni utazi ko Imana ibabarira. Nta cyaha na kimwe wakora Imana itakubabarira. Bivuga ngo dufite Kristo watwitangiye kandi yitangiye bose, n'uyu munsi aracyababarira. Imbabazi zirahari, ariko igihe imbabazi zizarangira n'ubundi hakurikiye igihe cy'urubanza, nta kindi gihe kizaba gihari, ni uguprofita, ni ugukoresha igihe cyacu neza uko kiri. Asoza avuga ngo yaranshunguye mu mwombo we, niko kunyishingira. Yaratwishingiye rero kuko adapfa singipfuye, njye na Yesu turi umwe. Iyi ndirimbo rero y'120 n'ubundi ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni indirimbo igaragaza yuko dukwiye kugira ibyiringiro, ntitwihebeshwe n'imbaraga z'umwijima, ntitwihebeshwe n'amaganya y'isi, ntitwihebeshwe n'ibibazo duhura nabyo, ngo twibagirwe ko hari umurengezi wacu udushoboza. Paulo niwe wavuze ngo nshozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Byose dukora twiringire ko dufite umuvugizi, dufite umwungeri uturengera, dufite Imana Data, kandi dufite n'umwana wayo Yesu Kristo watwitangiye, ahora atuvugira imbere y'Imana, kuko n'umuvugizi wacu n'ubundi ari iburyo bwa Se. Iyo tutatse tugasaba byose mu izina rye, bibasha kugera n'ubundi mu ijuru tukabona ibisubizo. Ariko icyo dusabwa ni iki? Turasabwa n'ubundi guhora dukiranuka, twejejwe, twirinda ikintu cyose cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko niwe rukundo, yitwa rukundo. Imana ibaho umugisha. Nari nifuje ko tuvuga kuri aya mateka n'ubundi y'uyu umwene data wanditse iyi ndirimbo, atwibutsa yuko dufite umutambyi mukuru ariwe Kristo, kandi uhora utuvugira. Charity rero Liz Smith yanditse n'umurashingiye kuri amagambo. Iyi ndirimbo nawe ujye uyiririmba, cyangwa se n'ubu wayiririmba n'ikindi gihe n'urutse kuza turirimbe, kubera ko ni indirimbo zihora zikunzwe kandi zihorana amavuta. Uririmba ukumva rwose ikomeje kukuryohera ukurikije igihe imaze, kuko ni indirimbo bigaragara ko imaze imyaka. Twabonye ko yayanditse mu mwaka w'1863. Urumva ni indirimbo irengeje imyaka 150, imaze igihe kinini. Rero bivuga ngo aya mateka rero yayo bituma n'ubundi tumenya gukomera, yuko hari abantu batangije umurimo kera, ntabwo ari twe ba mbere. Dukomerere mu Mana rero kugira ngo tuzasoze urugendo amahoro. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amena.